hari umuntu waza akavuga ngo azi byibura aranibuka n'ukuntu byagenze at first time akora ibyo bintu. None se umuntu wabikoranye n'uwo babanye umunsi ntigendera akamuta kamureka, ariko rero muhaye isezerano. Igicamunsi cyiza abakunzi ba Vision Mind TV, ni kuri mwese nabasuhuje, abamwibereye diaspora bacu mudukurikiye rwose mwese nabasuhuje. Ini yacu no yanyu mugani wa DJ Brian Gatesha ngo akanika gacano kanyu mukarebe mugakunde mukagira kanyu kuko tuzajya tubagezaho ibihe byiza. Ndavuga nti rero reka before ko wenda dutangira kwa uploadinga n'ibiganiro byacu, reka mbanze mbivuge muri make, mvuge gahunda yacano yacu. Tubagira content nyinshi, tuzaganira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo kugira ngo twumve ese guverinoma yacu iraduteganyiriza iki cyangwa se iratwifuzaho iki nka societe nk'abaturage muri rusange. Si ibyo gusa, nzabazanira abanyarwenya bitewe naho mushaka muri comment mukandika mukamubwira muti turashaka Kanyombya, nzajya mubazanira, turashaka Nzovu, nzajya mubazanira, turashaka Bijobija, turashaka Kavuna, turashaka abantu bose mushaka, nzajya mbabazana kugira ngo babasusurutse babaganirize babaha ibyishimo. Ngo burya ngo amafaranga ntagageza n'ibyishimo, ariko rwose ibyishimo nibyo bya mbere. Kandi umuntu nezerewe burya n'amafaranga yaza. Hanyuma rero sibyo gusa, nzabazanira abahanzi impano nshyashya, abantu bari talented bazi kuririmba babaririmbire, abantu mudukurikiye mwifuza no kwa mwamanajinga abahanzi bitewe abo nzabazanira kuri Vision Mind TV rwose. Nta rungu nta kintu na kimwe muzigera mumburana. Nzabazanira abantu benshi batandukanye, abakobwa bagenzi banjye, abamama, ababyeyi kugira ngo babaganirize babaha inama. Iyo niyo gahunda ya Vision Mind TV. Ucyumva n'ukuntu byonyine cano yitwa kabisa urumva ko ni TV ifite gahunda. Ni TV yinjiye mu murwa n'imbaraga nyinshi na courage nyinshi, ariko nanone courage tuzazihorana, imbaraga tuzazigira igihe mwebwe muri gukurikira Vision Mind TV, muri kugira mu ruhare, muri kuduha kete, muri kudutera imbaraga, muri gutera comment, muri gusharinga, muri gukora subscribe ntabwo igora ntabwo ivuna, no kufungura link tu gusa ukareba. Nzandi ni kumwe na mugenzi wanjye rero bamwita Manzi, nawe muzamubona kenshi cyane azana ibintu byinshi byiza bitandukanye. Azajya ababwira cyane cyane kuri azaba afite content y'aba diaspora, kwa ngo azajya basangiza uburyo ki abantu bo mu bihugu byo hanze byateye imbere babayeho. Ese umuntu uri muri Amerika ari umunyarwanda yisanga ate, abaye hate, arya iki, anywa iki? Hari abantu babibaza nkanye ngo muri Amerika bayibijumba. Ibyo bintu byose azajya bitugezaho, mugabo rwose azajya bitwereka, atwereka ati hano nabo bagira amasambu, bagira bitoki, bagira amata, bagira inka, byose azajya bifashamo nawe abibereke. Ndetse n'abandi bantu b'abahanzi bari hanze nabo azajya bazana ababagaragarize rwose. Banyarwandakazi rero kuri Vision Mind TV harungu muzagira cyo kinumva nababwira. Gutangira ni kare rero, ni munyemere ntangire niganiriza abana b'abakobwa. Hari nama nshaka gutanga ku bana b'abakobwa bakiri bato. Nimvuga bakiri bato ubwo kuba muto burya no kuba ukiri ku ntebe y'ishuri. Kuri ku ntebe y'ishuri ni kimwe, wenda abanyeshuri muri vacances bayimini bari kwiga, ariko ntibazagaruka no muri vacances no muri kino kiganiro bazakibona ndabizi. Hari n'abanyeshuri biga bataha, abo bose bashaka kugira access ku internet and then nabo bakaba babona kino kiganiro. N'ababyeyi muri rusange n'abantu bakuru nabo b'abakobwa, ariko reka nigarukire ku bana b'abakobwa. Iyi nama ngiye kubaha mumbabarire muyumve kandi rwose izabagirira akamaro. Uyu munsi rero nifuje kuganira n'abana b'abakobwa, mbaganiriza ku kintu kijyanye no guta ubusugi. Aho kana mukumve cyane. Wa mwana we, wa mukobwa we, niba ufite ubusugi bwawe ukibufite, nakubwira nti congratulations, urimo neza, uri mu bintu byiza, witayeho neza, n'iby'agaciro, kandi n'ukuri n'Imana mu ijuru ikomeze iguha umugisha. Uwo mutima ukomeye ufite, ubwo butwara ufite, uko kwihangana ufite, uko gusenga ufite, Imana igiye guheramo umugisha. Uyu munsi wa none abasore bafite amanyanga menshi, abahungu bafite utugambo twiza twinshi,
abahungu bafite ibishuko byinshi, abapapa bafite ibishuko byinshi, abasore bakuze bafite abadamu bafite ibishuko byinshi, abasaza nabo nuko nguko bafite ibishuko byinshi. Mbere na mbere umuhungu araza akakubwira ngo akakubona we uri umukobwa wenda wirwariye ibiheri mu maso, uruhu rwarangiritse, wagize allergie y'imiti, wagize allergie ya crema, ahantu utuye wagize allergie nyinshi zitandukanye, birashoboka. Uruhu rwawe rukaba rwakwanga amavuta, uruhu rwawe rukaba rwakwanga amazi bitewe n'ahantu utuye. Ibyo bintu byose birashoboka. Birashoboka rwose. None rero ujya ugasanga umuhungu araje abwiye umukobwa ngo wa mukobwa we mwiza, impamvu ufite ibiheri ni ukubera utarakora imibonano mpuzabitsina, ni ukubera utarakora sexual intercourse. Ako ni akantu ka mbere. Abakobwa mubyibushye, mufite ibicece, mufite inda, niko Imana yakuremye, niko wisanze. Ushaka kuba ungana gutyo kubera ibintu urya, amavuta menshi, ama snacks, amafarini n'ibindi. Urikumva? Noneho rero akaza akagufatirana ati buriya impamvu byibushye gutyo nuko ukiri isugi, nuko utarakora icyo twita imibonano mpuzabitsina, nuko utarakora sexual intercourse. Nako akakongeraho. Yasoza akaza akakubwira ati wa mukobwa we, impamvu rwose ufite iyo nda bakora gukoresha ngo ni inda yo hasi, ni ukubera utarakora sexual intercourse. Barababeshya. Nta bagore bangahe muzi barangana bate? Abagore abakobwa babyariye iwabo abandi bagashaka, bakaba bari bafite ibiheri, uyu munsi bakaba bafite po nziza, face nziza, uruhu rwiza rworoshye. Ninde se muzi wasaga igikara wiraburaga akaba ari inzobe atarisize mu korogo? Hari uwo muzi? Barabashuka, barababeshya. Ntibakajye baza ngo babafatirane bababeshye. Nujya no guta ubusugi uzabigiramo uruhare n'umutima nama wawe. Nta ugushukishije amafaranga, nta ugushukishije imodoka, nta ugushukishije ubutunzi, noneho nta nukubwiye ibyo bintu by'ubusa. Ngo ufite ngo ibiheri mu maso, nukora sex ibiheri bizagenda. Ninde suzi wayikoze bikagenda? Hari uwo muzi? Ibiheri turabizi ko cyangwa se impinduka ku mubiri w'umuntu bishobora guterwa n'imisemburo afite we ubwe. Bakunzi ba Vision Mind TV ndababujije. Bakobwa mudukurikiranye bakurikiye Vision Mind TV ndababujije. Barababeshya. Ni wumva ushaka kubikora wowe bwawe uzabikore, ushyira full stop uvuga ati ndabikoze. Nabishakaga nta wundi muntu uri kubimpatiriza. N'uburenganzira bwanjye bwite n'umubiri wabintegetse. Ariko ntuzagwe muri uwo mutego kugira ngo ubone ubwiza ubushakiraho ubutari. Mbere na mbere sexual intercourse ku bantu bayikora batemerewe, batabyemerewe ngo ni umuntu utarashaka, udafite umugabo, ni icyaha. Mu mategeko y'Imana biranditse, amategeko arahari. Ugize gucumura, ugize kujya mu bintu washakaga gukora nabyo ntibikunze, guys, be serious about that. Ni imigisha kubonye kino kiganiro ukihagazeho, ukikomeyeho, ni byiza. Niba abana bigushukaga babikubeshyaga, please full stop. Calm down, genda gake. Sibyo? Mugende gake, bibabeshya, bibashuka. Bibashuka. Ubundi sexual intercourse ari umuhungu ari umukobwa, cya gikorwa iyo kimaze kubaho cyangwa umugore n'umugabo, ni ikintu nyine gihoraho. Noneho cyane cyane iyo ubonanye n'umuhungu wa mbere mutazana abana byanze bikunze, abashakashatsi bavuga ko aba ari igihango gikomeye. Biba biratangaje ko bisobanura ko nyine umuntu mubonanye bwa mbere mutajya unamwibagirwa. Ntabwo mbyemera neza.
umuntu akaza akakubwira, umuhungu akaza akakubwira ati okay suri girlfriend wanjye ndagukunda, mbabarira njyewe uze du having sex, nitumara kwihavinga ni igihango kigaragaza ko tutazigera dushwana kubera ko nsanzwe uri vierge. Urumva noneho ubwo nitubonana ntabwo uzigera unyanga nanjye kandi nawe kakubeshya ati nanjye ndi imanzi n'ufite kuri bipime ati nanjye rwose nakaramata tuzabana ntituzashwana nta gatotsi kazigera kabaho. Barababeshya ubu se ngo haza umuntu muri comment atwandikiremo umwana w'umukobwa cyangwa umudamu ukuze wubatse aza twandikira tubwiye ati njyewe kubera ko nari vierge n'umugabo wanjye ari imanzi, ibyo bintu byarabaye bituma relationship yanjye nawe ikomera, ubu turacyari kumwe kubera iyo mpamvu. Never never never. Umuntu afite uwo yageneye kuzabana nawe, nicyo kintu Imana yaduhije kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga kugira ngo tuticane tutamarana, tutarebana uburiganya bwacu, uburyarya buri hagati yacu, imitima mibiri hagati yacu, umunabi, ishyari, inzangano ziri hagati yacu, maze Nyagasani ahabera igitangaza abigira ibanga. Ariko urukundo ni ibintu byizana, gukunda ni kimwe, kurashinga umuntu ni ikindi, yewe no kubana n'umuntu ukunda nabyo ni ikindi. None se nta mugabo n'umugore bashakana bakajya ku idarapo bakamanika bakemeranya kubana karamata nyuma bakaza gukora divorce, kandi bamara gukora divorce umugabo akazabona undi mugore n'umugore akazabona undi mugabo. Ibyo ni umugambi w'Imana, ni imigambi y'Imana, ni imigambi ya Nyagasani, ntawe ubigira mu ruhare, ntawe ubitegeka, nta muntu ubisinyaho, nta muntu wabiremye, niko bimeze, niko Nyagasani yabihisemo. Hari abanyarwanda cyera barabahanga akaza akavuga ngo nta nkweto igibura iyayo. Nikigaragaza niba nta nkweto ibura iyayo rero ntiwakwambara inkweto zidasa ngo rumwe rureba hano ubundi rureba hariya. Never. Zigomba kuba ari right and left, iburyo n'ibumoso, zose ukazambara. N'amaga nayo nuko ntabwo wafata ibumoso ngo yambare iburyo. Never. Ni ibintu bigendana, ni ibintu biriho. Niba ufite umuhamagaro, abakatolika nibo bajya bavuga ngo ni umuhamagaro wo gushaka, ni umuhamagaro wo kwiha Imana, ni umuhamagaro. Niba rero nawe warahamagariwe kuzubaka urugo, uzarugubaka n'umuhungu runaka mu rwubake mu rushinga. Ushaka kuri n'umukobwa ugasanga ushakanye n'umugabo wabuze umugore we, ushaka kuri umukobwa ugasanga ushatse umugabo ufite undi mugore kandi umugabo mwese akabatunga nta n'ikibazo kibayemo. Nabyo birashoboka. Icyo nicyo kikwereka rero ko na hantu sexual intercourse ibifite ihuriye no kuvuga ngo ntago ngo wandeka ngo n'urukundo ngo rutabaho gute se yakureka se rimwe. Ubu se babyeyi mudukurikiye koko, hari umuntu waza akavuga ngo azi byibura aranibuka n'ukuntu byagenze at first time akora ibyo bintu. None se umuntu wabikoranye niwo babanye umunsi ntiyigendera akamuta kamureka, ariko rero muhaye isezerano. Bakunzi ba Vision Media, ba Vision Mind TV, bakunzi ba Vision Mind TV rero ngira ngo ntago ntangiye nabi nikaze, ariko ndagira ngo mbumvishe ukuntu tuzaryoherwa, tuzakora ibintu byiza, n'abagabo muzisangamo. Namwe tubabwira ukuntu abakobwa baza bakabashuka bakababeshya, n'aba abakobwa baza bakabwira ngo reka ngo nguheze ngo umuti ngugarura ngo kuba vierge. Abo nabo tuzabagarukaho, nzatumira abadamu batuganirize kuri ibyo bintu kugira ngo mwese myisangemo. Nkuko nababwiye rero nzabazana abanyemano mu ngeri zose, abayobozi, abanyarwenya, abakinyi ba filme bose. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Vision Mind TV show, ahasigaye ibindi rwose mukaryoherwa ukishima. Mwari kumwe nanjye rero Sherina, kamikazi w'Abanyarwanda. Tuzasubira itaha. Ciao ciao.